Shalom, ndabaramukije mwese aho muri mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uyu muvugana nawe cyangwa ugiye kuba uganira namwe ijambo ry'Imana ni Apostle Karegeya. Mbifurije amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi ndifuza yuko dusangirira hamwe ijambo Umwuka Wera yashyize umutima wanjye. Ni ijambo turi gusome, ndibaza ko turi gusoma nk'ibyanditswe bitatu cyangwa se bibiri, hanyuma tukagenda twumva gusobanura Umwuka Wera ari bukomeze kuduha. Umutwe w'amagambo cyangwa se insanganyamatsiko y'iri jambo twahita ngo uri muri wowe imbere. Uri muri wowe imbere. Turasoma mu rwandiko rwa Yohana igice cya 4 umurongo waho wa 4. Bibiliya dore ukuntu ivuga ngo bana bato muri ab'Imana, kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Uri muri mwe aruta uri mu bisi. Iryo ni ryo jambo nashatse yuko tuganira bavandimwe. Bene data, ntabwo ubutsinzi cyangwa se intsinzi yawe wayikura ahantu ariho hose. Ntabwo ubutsinzi bwawe buzava runaka, ntabwo ubutabazi bwawe buzava runaka, ntabwo Imana uzajya kwishakira ibunaka, ntabwo bizavuga ngo mbonerwa cyangwa nsangwa cyangwa n'ahantu. Oya, Bibiliya iravuze ngo bana bato muri ab'Imana. Haleluya. Kandi babandi mwarabanesheje. Turaza kureba abo twanesheje aborimo, kuko uri muri mwe ntabwo avuze ngo uri muri United States of America, ntabwo ari muri China, ntabwo ari mu Rwanda, ntabwo ari muri Kimironko, ntabwo ari muri Kigali, ntabwo ari muri Kampala, ntabwo ari muri hehe. Bibiliya yavuze ngo uri muri mwe, mwebwe abamwise, mwebwe abamwakiriye, mwebwe abamwemeye mu Mwami n'Umukiza w'ubugingo bwabo. Bene data, hari ukurimo. Ntukwiriye kugira ubwoba, ntukwiriye gutinya, ntukwiriye kumva wabuze amahoro mu gihe nk'iki turimo, ntukwiriye kumva wacanganyikiwe. Ukwiriye kwibutswa kandi ukamenya neza yuko hari ukurimo imbere mu bugingo bwawe, hari uri mu buzima bwawe. Uwo ni wo kwizerwa. Izina rye yitwa Alpha na Omega. Ntahinduka, ntahindurwa n'ibihe, ntahindurwa n'abantu, ntahindurwa n'ibyo ducamo, ntahindurwa n'imibereho iyo ari yo yose. Aravuze rero ngo, Bibiliya yavuze ngo uri muri mwe imbere aruta uri mu bisi. Haleluya. Reka twongere dusimbuke dusome mu gice cya 5 nanone cy'urwandiko rwa Yohana rwa mbere igice cya 5 umurongo waho wa 4. Bibiliya yavuze ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose, kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uko niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwawe. Iyo umuvandimwe wizeye Kristo, iyo umwakiriye mu mutima wawe nk'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwawe ukamwizera, uko kwizera kwawe niko kunesha iby'isi, kunesha ibyaha, kunesha indwara, kunesha ubukene, kunesha imibereho n'ibibazo ibyo ducamo byose muri iyi si. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo nkubwire ngo nakwibutsa ngo uri muri wowe imbere, uri muri wowe imbere arakomeye, aruta uri mu isi, aruta ibyo wumva, aruta ibyo ubonesha amaso biri hanze yawe, aruta ibyo abantu bavuga. Niwe usumba byose, ashobora byose. Humura, humura, komezwa. Uri muri wowe imbere aruta uri mu isi. Glory to God. Ndaza gusimbuka njye mu gitabo cya Yesaya igice cya 4. Yesaya ni umugabo umwe mu bahanuzi wahanuriye igihugu cya Isirayeli cyangwa Isirayeli byari mu gihe gikomeye cyane. Ariko uyu mugabo azwiho yuko yari umwe mu abo twakwitwa ngo media prophets, ni abahanuzi bari bakomeye cyane. Ni umugabo wahanuraga ibintu kandi bikabaho, akavuga ibyenda kubaho bikaba, agakora. Yabaye ingoma nyinshi, yabaye mu bami benshi, yavuze ibintu bikomeye cyane. Ni umugabo rero wizeye, kandi amagambo ye yavuze nakugira ngo n'ubu aracyakora, ntabwo yigeze ahinduka.
umwuka w'Imana yamuhanzeho avuga ibintu bikomeye. Yesaya igice cy'umunani umurongo wa 9 n'uwa 12 iravuga ngo nimwiyunge mwa mahanga mwe ariko muzavunagurika, kandi namwe abo mu bihugu bya kure nimutege amatwi mwese mukenye ariko muzavunagurika, nuko mukenyere ariko muzavunagurika. Iri jambo Yesaya arivuze inshuro 3. Nimwiyunge mwa mahanga mwe ariko muzavunagurika, kandi namwe abo mu bihugu bya kure nimutege amatwi mwese mukenyere rwose ariko muzavunagurika, nuko mukenyere ariko muzavunagurika. Umurongo wa 10 w'iki gice cy'umunani Yesaya aravuga ngo mujye inama ariko izo nama zizapfa ubusa, nimuvuga n'ijambo ntirizahama kuko Imana iri kumwe nawe. Uyu Yesaya yari ariho avuga kuzaza kwa Kristo. Ubuhanuzi bwe ahanini bwibanzemo kuvuga kuza cyangwa se kuzaza k'umwana, ariko hano yari ariho ahanura ubwoko bwa Isirayeli ababwira yuko ntibakwiriye gutinya amahanga yari abateye ubwoba. Ntabwo bari bakwiriye gutinya ibibazo byari bibagusa. Muvandimwe unyumva kandi sinzi ibyo urimo, haleluya. Ndiho ndavugana n'igihugu, ndiho ndavugana n'amahanga, ndiho ndavugana n'imiryango, ndiho ndavugana n'umukurikira uzumva iyi audio cyangwa iyi video aho hose mu gihe icyo ari cyo cyose. Sinzi ibikugose, sinzi iby'ucamo, ariko reka nanjye unyemerere musange muri ubwo buzima, musange muri iyo mibereho, musange aho hantu uri, mubwire ngo reka biyunge. Oh haleluya, reka biyunge. Abanyamahanga bashyire hamwe ndetse batere hamwe, bajye inama ngo abo bazi bawe reka biyunge. Izo mbaraga z'umwijima reka ziyunge zishyira hamwe, abo bazimu reka biyunge bishyira hamwe. Izo ntambara, abo bazi, izo ndwara, ibyo bibazo ngo reka byiyunge. Ariko hari ijambo Yesaya avuze ngo nubwo biyunze bakaza bagutera bazavunagurika. Kubera iki? Ubutsinzi bwacu bene data ntabwo buri inyuma yacu. Icyo ni cyo unkundira agakiza, icyo ni cyo Yesu yadukoreye, icyo ni cyo Imana yadukoreye twebwe abari muri Kristo tutajya tumenya. Ubutsinzi bwacu cyangwa ubutsinzi yacu ntabwo ituruka inyuma yacu, iri muri jyewe, iri muri wowe imbere. Uri muri wowe imbere aruta uri mu bisi. Yesaya aravuga ngo mureke biyunge, izo ndwara ziyunge, ubwo bukene, ibibazo, iyo myenda yiyunge, abo basize izo mbaraga, izo ntambara zirwana byiyunge. Intambara zigose, zigose urugo rwawe, zigose urushako rwawe, zigose umugabo wawe, umugore wawe, abana bawe, zigose umuryango wawe, zigose igihugu cyawe, zigose Afurika. Reka coronavirus yiyunge. Ariko hari igihe ntarengwa, hari igihe cya expiration, hari igihe igiye gushira ku isi. Ntabwo twebwe ibyo tuvuga turabivuga dushingiye ku ijambo ry'Imana, turabivuga dushingiye ku mbaraga z'Imana zisumba byose kandi zishobora byose. Oh haleluya. Kandi izo mbaraga uyu mugabo Yesaya yahagazemo ari ahantu aravuga ngo reka biyunge mwa mahanga ariko muzavunagurika. Ubuhanuzi baravuga ngo muzavunagurika. Namwe bo mu bihugu bya kure nimutege amatwi mwese mukenyere, nimuze mutere Isirayeli ariko muzavunagurika. Ijambo ni rimwe, muzavunagurika. Haleluya. Ndashaka kugira ngo uhanurire aho uri mu buzima, waba urimo mu kibazo, waba urimo mu ngorane, mu maganya, mu bibazo, ngo icyo kibazo kiri hafi kuvunagurika. COVID-19 iri hafi kuvunagurika. Iyo myenda, ubwo bukene, izo mbaraga ziyunze, ibibazo byose bikugose, byaba indwara, byaba intambara zose zikugose, zigose ubuzima bwawe, zigose umuryango wawe. Bibiliya yavuze ntabwo ari jyewe Karegeya James, ntabwo ari umuntu ubivuga, nta nubwo ari Yesaya, umwuka w'Imana yamumanutseho. Aravuga ngo icyo nzi ni kimwe, bikabize byikoranye, bikora inama, bishyire hamwe, ariko ubuhanuzi buravuga ngo bizavunagurika. Haleluya. Ndavuga ngo ndahanura ubuzima bwawe yuko iyo ndwara igiye kuvunagurika, ibyo bibazo bigiye kuvunagurika, iyo myenda igiye kuvunagurika. Icyo nshaka kuvuga ngo ni hari igihe
igihe ntarengwa cy'ikibazo cyawe cy'ubuzima urimo. Mu murongo wa 10 muri iki gice cya Mose aravuga ngo mujye inama, ariko izo nama zizapfa ubusa, nimuvuga n'ijambo ntirizahama, kuko Imana iri kumwe nawe. Muvandimwe mu Kristo, mwene data, wowe wizera ijambo ry'Imana, Imana iri muri wowe imbere, Imana iri kumwe nawe. Izo nama z'abanzi bazavunagurika, iyo myuka izatsindwa, abo bazimu bazatsindwa. Humura, komera, shikama, oh haleluya, bagina. Ariko izo nama zizapfa ubusa. Nimuvuge ijambo, iryo jambo ntabwo rizahama. Reka mbabwire muvandimwe nteze amatwi nkurikiranye, ntabwo ibiguhangayikishije bifite igihe kirambye, ntabwo bizahama, ntabwo bizakomeza kuba mu buzima bwawe. Hagiye kubaho expiration date, bizavunagurika mu izina rya Yesu. Mana ndagushima yuko ubutsinzi bwacu butari hanze yacu. Ndagushima yuko tutabushakira ku musozi runaka, mu gihugu runaka, mu itorero runaka, ahantu runaka, mu nzu runaka, ahubwo ndagushima yuko ubwo butsinzi waduhereye ku musaraba w'i Golgotha buri muri twe. Niyo mpamvu ijambo rivuze ngo uri muri twe arakomeye kuruta uri mu bisi, ngo kandi uko kwizera kwawe niko kwanesheje iby'isi. Turanesha indwara, turanesha ibyaha, turanesha iki gihe cya COVID-19, turanesha imibereho iyo ari yo yose, turanesha imbaraga ziduhagurukiye, turanesha uburiganya bwose bw'umwanzi n'imbaraga zose z'umwijima. Ndakubwiye ngo icyo kibazo ntikizahama, izo ngorane ntizahama, ijambo ryose bakuvugaho rya negative ntabwo rizahama, kuko uri muri wowe imbere arakomeye kurusha uri mu isi. Shalom, shalom. Ndabakunda, umenye musobanukirwe yuko uri muri twe imbere arakomeye kurusha uri mu isi. Shalom, shalom.